Umujyi wa Dubai iyo bigeze ku ngingo y'imyubakire, icyicaro cyayo gisanga mu by'imbere cyane, kuko ikunze kugenda yesa uduhigo twari twarananiranye ku isi, rimwe na rimwe bagakora ibintu bitangaje bisa nk'ubusazi neza neza. Uyu munsi rero iyo ugeze muri uyu mujyi, ntabwo bigusaba ubuhanga bwinshi no gusesengura ngo ubone ko iteye imbere. Ariko nanone muri iki kiganiro ngiye kukwereka ko ibyo tubona muri uyu mujyi biri kure cyane y'icyerekezo ubuyobozi buteganya gukora kuri uyu mujyi. Bagiye gufata inyanja bayihindura umujyi neza wigendera. Iyi ni imishinga bari kwitaho cyane, kuko mu minsi ishize twarebeye hamwe ibyo Saudi Arabia nabo bari gukora. Muri iyi video rero ngiye kukwereka icyerekezo cya Dubai muri 2040. Mbere yuko dukomeza, reka nkwibutse gukora subscribe kuri Top 250 cyane kugezaho iterambere ry'imyubakire na tekinoloji ihambaye mu bijyanye n'imyubakire byose. Reka turebe kandi twitegereze amafoto ya Dubai mu myaka 50 ishize. Ntago rwose waseka umuntu wavuga ko ahari ahandi hantu hatandukanye cyane na Dubai. Bijyanye n'uko uyu mujyi wubatse ahantu hagoye cyane mu butayu, wavuga ko kuba Dubai iriho isa nk'uko tuyibona ari igitangaza kigendera. Agace kahoze ari icyambu gito cyane mu kigobe cy'Abarabu, ubu ni umwe mu mijyi ikize cyane kandi ihenze kuyisohokeramo ku isi. Kuva ku kubaka inzu z'imiturirwa ndende ukageza mu kure mu butaka hagati mu nyanja, mbega Dubai iri kugenda ihindura amateka ku bintu byahoze bisa nk'ibidashoboka mu myubakire, ikabishyira mu bikorwa. Ariko mbere yo kubabwira icyafashije Dubai gutera imbere byihuse, reka tubanze turebe ko yageze ahangaha. Nyuma yo kuvumbura ko bafite peteroli mu butaka bwabo mu myaka y'1960, iterambere ry'ibikorwa remezo ryongereye umuvuduko cyane ku kigero cyo hejuru. Icyo gihe abaturage batuye uyu mujyi bavuye ku 60,000 bagera kuri hafi muri miliyoni. Nyuma gato rero Dubai ubwayo yagiye yihinduramo umurwa w'ubukerarugendo muri iki kigobe cy'Abarabu. Gukomeza kwiha intego ndende kandi bagakora cyane byagiye bituma havuka imishinga iremereye cyane nka Burj Khalifa, inyubako ya mbere ndende ku isi, iyitwa Dubai Mall, Palm Jumeirah n'ibindi byinshi cyane bagiye bakora. Gusa nanone ibi byose turi kuvuga mu myaka ishize byagiye bihinduka kubera ko havutse ihangana rikomeye cyane ku bihugu bituranye nka Qatar na Saudi Arabia, nabyo byifuzaga kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga, bigatuma nabo bakora imishinga iremereye cyane. Ariko ikindi kandi wamenya nuko hari imishinga myinshi Dubai bagiye bahagarika, indi ntibirirwe banayitangira kubera ko yasaga nk'aho irimo inzozi zihanitse cyane, ukabona ko bigoranye ko bayigeraho. Nanone ikibazo twakwibaza ni iki ngo ese Dubai yerekeye aho uko imeze birayihagije? Igisubizo cyihuse ni oya. Iyi ni imishinga migari y'ubusazi Dubai igiye gukora tukumirwa mu myaka iri imbere. Ku mwanya wa 5 turasanga Dubai Reef. Aha hantu hazaba hari ubuso bwa kilometero 200 hagati mu nyanja, hakazaba hakora ku byambu bigera ku 10 byose. Mu gukora uyu mushinga bateganya ko ubuso bw'aha hantu buzaba bwikubye inshuro 5 ubwa Dubai ubwayo. Biteganyijwe ko iyi reef izaba icumbi ry'ibinyabuzima byo munsi y'amazi bigera kuri miliyari 1, ndetse n'ibimera byo munsi y'amazi bigera kuri miliyoni 100, byose bitahasanzwe bizashyirwa mu kuzuza uyu mushinga. None se kubera iki bari gukora ibi? Ikibazo cya mbere cy'ingutu Dubai iri kugerageza gukemura ni igiterwa n'ingaruka z'indi mishinga minini igira ingaruka mbi ku bidukikije, cyane cyane byo mu mazi. Imishinga ya Palm na World Island yagiye yubakwa hagati mu nyanja, kuri ubu ni nayo kirango cy'ubukungu bwa Dubai. Imyubakire y'iyi mishinga yombi iratangaje cyane, ariko uturwa bagiye bubaka hagati mu nyanja ku rundi ruhande byagiye byangiza ibimera n'ibinyabuzima byo mu mazi ahakikije. Ku bw'ibyo rero Dubai iri gutegura uyu mushinga nk'uburyo bwo kugarura ubuzima ku bimera n'ibinyabuzima byo munsi y'amazi. Ni nayo mpamvu bashaka ko iyi reef izaba ikoze ku nkombe zose. Ikindi kandi uyu mushinga uzaba nanone ugizwe n'uturwa duto tuzaba dukorerwaho ubushakashatsi n'ubukerarugendo. Hagati neza hazaba hubatsemo ikigo kinini kizaba gifite mu nshingano kurinda ubuzima bw'ibimera n'ibinyabuzima byo munsi y'amazi. Uyu mushinga nurangira muri 2040 uzaba ari icyitegererezo ndetse n'igishushanyo mbonera ku buzima bwo mu mazi ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ku mwanya wa 4 turasanga Dubai Loop. Iyo twahita nk'umuhanda uzaba uzengurutse undi muhanda uhasanzwe wo mu bwoko bwa highway uzengurutse uyu mujyi wose. Uyu muhanda ntago azaba ari umuhanda w'imodoka, ahubwo uzajya ucamo abanyamaguru n'amagare gusa. Intandaro y'iki gitekerezo ni uguhuza miliyoni 3 z'abatuye uyu mujyi hakoreshejwe transport zitangiza ubuzima bw'abantu n'ibidukikije. Gusa nanone bijyanye n'ubushyuhe buhaba bujya bugera kuri -40 mu mpeshyi, Dubai si ahantu wakwifuza kugenda n'amaguru cyangwa utwaye igare. Kugira ngo rero bakemure iki kibazo, abazubaka iyi nzira baratanga igisubizo cy'ubusazi cyane.
Barateganya ko iyi nzira yose izaba itwikiriye cyangwa isakaye, ikirere bakakigenzura uko bashatse. Byaba bitangaje cyane rwose, aho inzira nyabagendwa ya kilometero kare 90 yose izaba itwikiriye, ubushyuhe bakabushyira ku gipimo bashatse mu gihe cy'amasaha 24 ku minsi 7. Usibye kuba bazajya bagenzura ikirere uko bashatse bitewe n'uko hazaba hasakaye, nanone kandi hazaba hari uruhurirane rw'ibikorwa remezo bizajya biruhura abantu bikanatanga ubuzima bwiza ku bahanyura. Imbere muri uwo muhanda kandi hazaba harimo amaparike azajya akoreshwa mu kuruhura abagenzi. Uyu muhanda uzaba uzengurutse umujyi wose, ukazahuza ibice byose bigize uyu mujyi. Dushingiye ku bitangazwa n'abakoze inyigo y'uyu mushinga, nuko uyu muhanda uzaba ufite ingufu zihagije z'amashanyarazi. Iyi nzira imikorere yayo izaba itangaje cyane, kuko izajya yinjiza izindi ngufu z'amashanyarazi aturutse ku mirindi y'abagenzi. Bizagenda gute rero? Hazaba hari imashini zizaba ziri munsi y'uyu muhanda, zizajya zipompa uko abantu bakandagiye hejuru y'uyu muhanda, maze bitanga ingufu z'amashanyarazi. Ni ibintu bitangaje cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dubai Moon. Niba warigeze kureba icyitwa Las Vegas Fair ukabona gitangaje cyane, ubwo sinzi uko uzakira icyo Dubai igiye gukora vuba aha. Dubai Moon izaba ifite metero zirenga 200 z'uburebure, ikazaba iruta kure cyane Las Vegas Fair, ndetse ikazaba ikubye inshuro 2 zirenga ku mafaranga izatwara mu kuyubaka. Uyu mushinga uzatwara akayabo ka miliyari 5 z'amadolari y'Amerika, ukazakorwa na kampani y'Abanyakanada yitwa Moon World Resort, nawo ukazaza wiyongera ku yindi mishinga minini iri gukorwa muri Dubai. Nakomeje kugenda mvuga nti Dubai Moon cyangwa se ukwezi kwa Dubai mu kinyarwanda, sinzi niba wasobanukiwe icyo ari cyo. Ese azaba ari stade, uruganda se cyangwa? Dubai Moon mu by'ukuri izaba ari hoteli ikomeye y'akataraboneka, aho abayirimo bazajya baboneramo ibintu bihambaye cyane bakaboneye ku kwezi kwa nyako. Mu kuyubaka izaba ifite fondasiyo ifite uburebure bwa metero 30, ikagira ibyumba 4,000 byose byakira abakiriya, ndetse ikazaba ifite arena ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000. Usibye hano bashaka kubaka iyi hoteli, barateganya no kubaka izindi hirya no hino ku isi. Ibitangaza by'iyi hoteli rero bizajya bigaragara nijoro, aho iki gice gikozwe nk'ukwezi kizajya kimurika neza mu mabara nyayo nk'ay'ukwezi. Bizajya biba bitangaje cyane. Ibi n'ubundi bazabikora bifashishije ikoranabuhanga ryakoreshejwe mu kubaka Las Vegas Fair. Mu guhangana n'Abanyamerika, Dubai Moon ntabwo izaba iruta Las Vegas Fair mu bunini gusa, izaba isa nk'ukwezi neza neza kuva hasi kugera hejuru, ugereranyije n'uko Las Vegas Fair imeze. Ku mwanya wa kabiri mu mishinga iri kujya mbere muri Dubai hari uwitwa Dubai Healthcare City. Uyu mushinga nawo ni umushinga utangaje cyane, aho Dubai igiye kubaka ikirwa hagati mu nyanja, kitari icyo guturwamo n'abantu, ahubwo kizaba gishinzwe kwita ku buzima no gutanga ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru. Uyu mushinga washyiriyeho kuzahuza ubuzima bw'umujyi wa Dubai mu ntego imwe y'imyubakire igezweho. Ugereranyije n'indi mishinga twavuzeho Dubai iri gukora, Dubai Healthcare City niwo mushinga uzaba utandukanye n'indi cyane. Imikorere y'uyu mushinga ahanini izaba igizwe n'ikoranabuhanga, ahanini rizaba rikoreshejwe bwa mbere mu mateka y'isi. Ni ibintu biteye amatsiko cyane utekereje uko Dubai izaba imeze mu bihe biri imbere. Iki kirwa rero kizaba gifite design itangaje cyane, kizaba gifite design gakondo ya Kisilamu ariko ivanzemo na style y'imyubakire igezweho ya Dubai. Uyu mushinga kandi uzaba ugabanyijemo ibice 3 by'ingenzi. Hagati neza hazaba hubatsemo etaje ndende cyane, izakoreramo igice cy'uburezi n'ubushakashatsi. Ni ukuvuga ko iki gice kizaba kigizwe n'amashuri ndetse n'ibigo by'ubushakashatsi. Iyi etaje rero izaba ifite uburebure bwa metero 160 hejuru y'amazi, ibintu bitangaje cyane. Nta kindi kintu kizakorerwamo usibye amashuri n'ibigo by'ubushakashatsi, kandi byibanda ku buvuzi, ndetse hakazaba harimo na parike ijyanye nabyo. Iruhande rw'etaje maze kubabwira, hazaba hari andi magorofa magufi agera kuri 18 azaba akoreramo ibijyanye n'ubuvuzi. Hanyuma rero ibice byo ku mpande bizaba bigizwe n'amahoteli agera kuri 28 azajya acumbikamo abaje gushaka izo serivisi twagarutseho. Ikindi kandi kuri iki kirwa transport izaba yoroshye cyane, kuko azubaka umuhanda munini unyuze munsi y'amazi uzajya ugihuza n'ibindi bice byo ku butaka. Mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abantu nk'intego nyamukuru y'iki kirwa, uyu muhanda uzajya ukoresha imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, hirindwa ibyotsi byanduza umwuka.
Hejuru y'iyi mishinga yose rero Dubai iri guteganya guhindura ishusho y'umujyi bahereye hasi neza. Ibisa neza nk'imishinga ya Saudi Arabia ikubiye mu cyerekezo 2030 duherutse kubagezaho. Abayobozi ba United Arab Emirates nabo bafite umupango munini cyane ugamije gukemura byinshi mu bibazo Dubai ifite. Ibizaba bikubiye mu cyerekezo cyiswe Dubai 2040 Master Plan. Uyu mushinga ukubiye mu cyerekezo kigari cyane kigamije kuzahindura burundu ishusho n'imiterere ya Dubai, igahinduka umwe mu mijyi izaba yoroshye kuwuturamo ku isi. Ese ibi byabisobanuye iki? Ubundi bazabikora bate? Intego nyamukuru y'iki gishushanyo mbonera gishya ni ukuvugurura ibice bitatu by'ingenzi bisanzwe ari ihuriro ry'ubucuruzi muri uyu mujyi, ukongeraho n'ibindi bibiri nabyo bizashyirwa kuri urwo rwego. Byose bizakorwa kugira ngo Dubai ntikomeze kuba umujyi ugoranye kuwuturamo. Ibi bice by'ingenzi kuri Dubai rero mu guhuzwa kwabyo, ya loop cyangwa se umuhanda twabonye izabibafashamo cyane. Muri iki gishushanyo mbonera bigaragara ko ikijyanye n'imihanda cyitaweho cyane, kuko transport muri uyu mujyi ubusanzwe igoranye cyane. Bashaka gukora uburyo bwa transport yoroshye kandi yihuta, ku buryo mu minota 20 gusa uzajya utembera Dubai ukaba uyirangije hatitawe ku bunini bwayo. Hanyuma noneho mu kurushaho gutuma ubuzima buba bwiza ku baturage, Dubai irateganya kongera ibimera n'ibidukikije ku kigero kikubye kabiri byari bisanzwe. Mu binyacumi bibiri bikurikira bifuza ko 60% ya Dubai izahinduka agace kuje ibimera, green areas. Ahangaha rero niho dusubikiye mu kubabwira imishinga Dubai iri gukoraho izayigira umujyi w'agatangaza cyane kurenza uko iri ku isi. Reka ngushimire we twabanye, njye nitwa Joshua Mutuyimana. Iyi ni Top 250, ngushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo n'ubutaha uzajye ubona ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ciao ciao.